turatomboye bana b'Imana twongeye gukorana ngaha kuri buri munsi kubera Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure maze buze turaki neza ya Nyagasani, twamamaza ibitangaza by'Imana hamwe n'iri jambo ry'Imana ry'ihumure ry'uyu munsi ku wa gatanu cy'umweru cya kane gisanzwe tariki 4 Gashyantare 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Mwene Siraki umutwe wa 47 umurongo wa 2 kugeza kwa 11. Nk'uko ibinure bikurwa mu gitambo cy'ubuhoro, niko Dawudi yatoranyijwe mu bana ba Isiraheli. Yakinishaga intare nk'aho zabaye abana b'ihene, n'ibirura akabikinisha nk'abana b'intama. Mu busore bwe se ntishe umuntu w'igihanyaswa, maze umuryango akawukiza cy'ikimwaro, yazunguzaga ibuye mu muhumetso, agatsemba ubwirasi bwa Goliyati. Koko rero yaratakambiye Uhoraho Umusumba byose, nuko akaboko ke k'iburyo karakomera, maze atsemba umurwanyi ukomeye, kandi umuryango usubirana ububasha. Niyo mpamvu bamuratiye ko yishe ibihumbi n'ibihumbagiza, bakamushimira imigisha Uhoraho muhunze, bamutamiriza ikamba ry'ikuzo. Koko rero yatsembye abanzi bari babakikije, arimbura ababisha be b'Abafilisiti, kugeza na n'ubu yarabaganje uruhenu. Mu bikorwa bye byose yashimiraga nyir'ubutungane, akarata Umusumba byose mu magambo amusingiza. Yararirimbaga n'umutima we wose, abitewe n'urukundo afitiye uwo muremye. Yashyizeho umutwe w'abaririmbyi imbere y'urutambiro, kugira ngo batere indirimbo zinogeye amatwi. Iminsi mikuru yarayubahirije bitangaje, ibirori birushaho guhimbazwa, bagasingiza izina ritagatifu ry'Uhoraho kuva mu museso, urusengero rukarangira. Uhoraho yamukijije ibyaha bye, amukomereza ububasha ubuziraherezo, amuha isezerano rya cyami n'intebe y'ikuzo muri Isiraheli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 18. Uragasingizwa Nyagasani mukiza wanjye. Inzira y'Imana ntihinyurwa na gato, ijambo ry'Uhoraho ntirikemangwa. Niyo ngabo ikingira abamuhungiraho bose. Iyo Mana niyo intera imbaraga. Uhoraho arakabaho, we rutare nisunga aragasingizwa. Imana nkesha umukiro ntiharirwa umutsindo. Nicyo gituma ngushimira Uhoraho rwagati mu mahanga, maze nkaririmba nshimagiza izina ryawe. None se ninde Mana uretse Uhoraho? Agwiriza imitsindo umwami yimitse, agatonesha uwo yasize amavuta y'ubutore, ari we Dawudi n'abamukomokaho iteka ryose. Uragasingizwa Nyagasani mukiza wanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 14 kugeza kwa 29. Muri icyo gihe umwami Herodi yumva bavuga ibya Yezu, kuko izina ryari rimaze kwamamara, bavuga ngo Yohani Batista yazutse mu bapfuye. Nicyo gituma yifitemo ububasha bwo gukora ibitangaza. Abandi bakavuga ngo ni Eliya, abandi ngo ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi ba kera. Herode abyumvise aravuga ati, ni Yohani umwe naciye umutwe, none akaba yarazutse. Koko rero Herodi yari yatumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko, abitewe na Herodi y'umugore wa murumuna we Filipo. Herodi yari yaracyuye, uko Yohani yari yarabwiye Herode ati, ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Herodi nawe yahoraga higira Yohani, agashaka no kumwicisha, ariko ntabishobore, kubera ko Herodi yatinyaga Yohani, bigatuma murengera, abitewe nuko yari azi ko ari umuntu w'intabera kandi w'intungane. Iyo yabaga yamwumvise yabunzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva. Nuko haza kuba umunsi mukuru, ubwo Herodi yari yahimbaje isabukuru y'ivuka rye, maze atumira abatware be n'abakuru b'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro bo mu Galileya. Umukobwa wa Herodi yaraza arabyina, ashimisha Herodi n'abatumirwa be. Nuko umwami abwira umukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo nsaba cyose ndakiguha, kabone niyo cyaba icya kabiri cy'igihugu cyanjye. Umukobwa arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Undi aramusubiza ati, saba umutwe wa Yohani Batista. Umukobwa agaruka bwangu asanga umwami, amusaba avuga ati, ndashaka kumpa none umutwe wa Yohani Batista ku mbehe. Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro nabo yari yatumiye, yanga kwivuguruza. Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze, amutegeka kuzana umutwe wa Yohani. Uwo mugabo aragenda, amucira umutwe mu buroko. Nuko azana umutwe ku mbehe, maze awuha uwo mukobwa, umukobwa nawe awuha nyina. Abigishwa ba Yohani babyumvise, baraza bajyana umurambo we barawuhamba. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, kuba tukiriho ni ku neza y'Imana. Ratwa Yezu, shimwa Yezu, shimwa Mana. Mana warakoze.
muri aya masomo turarata ibyiza bya Nyagasani, aho tugiye kuzirikana ku ngingo yo kwigamba icyiza. Bakristo bavandimwe, dukora amabi nk'abari ku isi, navugaga ibyaha, ariko se birakwiye ko umuntu yakoranya abantu n'abantu ngo abakoranye ngo ubundi atangire yigambe ibi byose yaba yarakoze? Abarondorera abo yahemukiye bose, akaba umusore ukoranya bagenzi be muri quartier, akagenda yigamba abakobwa bose baganiye mu rurimi rw'abanyamahanga, abagore bose baryamana nawe ku munsi, ngo kandi ngo bafite abagabo bakomeye. Ubwo ngo yigeze agira ati, namukaje nawe uriya mureba, igihe mushakiye cyose ndamubona. Ye baba we, basore bagabo, nuko watoza abana ugenda ubarondora ingo umaze gusenya n'izindi nyinshi ugikomeje guhirika. Kwigamba ikibi babyeyi. Ngo umunsi umwe abana babiri barangije kwiga kaminuza, nuko ngo bagiye gusaba akazi, ngo aho ugomba gutsinda ikizamini cy'akazi, bari kujya bamuhembura ubuho rw'amafaranga $1,000 ku kwezi. Rero umwana w'umuhanga akora ikizamini neza aratsinda, byumvikane wari umukurikiye mu manota, we yagombaga gutaha. Nuko mu kanya barangije kwemera akazi uwo nguwo nyine watsinze, bagera gutya bareba ku myirondoro yabo irangamuntu, basanga umuhanga wari watsinze papa we ngo yakoreshaga akagozi mu minsi yashize agatega abantu akabica. Papa we yari afite izina rizwi muri ako karere nyine nk'umwicanyi. Noneho babandi bakoreshaga ikizamini barebye bakura wa wundi wari ugiye gutaha. Noneho wa wundi wari ugiye gutaha we barebye ku irangamuntu ye ku izina rya se, basanga uwo se nubwo yapfuye yahoraga ku muhanda atabara abagenzi, abo imodoka zaguye mu isayo akazisunika, banza yari nka kigingi, mbese yafashaga abagenzi bari ku nzira. Nuko wa muhanga bahita bamwirukana bamuziza se w'umugome. Nuko rero bahita bafata uwari umukurikiye bamuha ka kazi. Nuko ndataha amara masa azize identite ya se w'umugira nabi, naho undi ari mu kazi kose ari kuyora ayo mafaranga. Bana b'Imana, ubugome ni bubi, ubugome burica, naho ineza irakiza. Kandi mwe nabi iragukurikirana, naho ineza ikagutanga imbere. Muri aya masomo turabona impande ebyiri, harimo uruhande rw'igikorwa cyiza ndetse n'igikorwa kibi. Mu isomo rya mbere twumvise uwo barata bigamba ibyiza yakoze, uwo ni Dawidi twumvise mwene Siraki amurata, wabaye intwari. Naho ivanjiri y'uyu munsi turumva igikorwa kibi cy'ubugome, cy'ububisha, ubuhemu pe. Uwo ni Herode uri kwigamba inabi yagiriye Yohani Batista. Ubwo kwirata, kwigamba inabi, kwivuga ibigwi ariko bibi, ukabakora urutonde rw'abahemukiye uri kubishimaho, ngaho umutegetsi utegeka ahagaze kumva ku mirambo imva zabo yishe nka Herode. Herode we, mbega wowe, niko ye umuntu w'umugabo koko yigamba amafuti, ububwa bwe, ubugwari bwe, bityo mvuga ikamuzurizaho ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Anya, kuri iyo foto umubyeyi y'umugabo uryama mu mafuti, akabyuka mu mafuti, akarya mu mafuti, agakora mu mafuti, akabaho mu mafuti, akabifuti pe. Ibyo bizarangira upfuye mu mafuti. Ubwo se uzasiga nkuruki imusozi? Ese uzasiga bari kuguha induru cyangwa impundu bagukomera amashyi ko wabaye intwari? Usiga inkuruki imusozi, usiga inkuruki aho waraye, abo wasuye, aho uba, aho ukora. Ibaze nanjye nibaze, nsiga nkuruki imusozi. Mu isomo rya mbere twumvise harimo intwari Dawidi bari kurata ibyiza yakoreye umuryango w'Imana, uko yawukije abafilisiti, abakiza igihangange Goliyati wari waramaze umuryango w'Imana abica. Dawidi nk'uko bamugarutseho ni umukurambere wacu, yabaye umwami w'ikirangirire, ariko icyazwiho cyane gikomeye ni igitinyiro yari afitiye Imana kandi akubaha uwasizwe. Tuzi ko twabigarutseho ko yanze kwica Sawuli, kandi Sawuli yari kumuhigahiga ati sinshobora gukoza ikiganza cyanjye ku wasizwe n'Uhoraho. Nubwo Dawidi yagiye ateshuka nk'umuntu wese uri ku isi w'umunyantege nke ndetse w'umunyabyaha, akaba yagwa mu byaha, ariko ubutwari bwe ntibushingiye mu bikorwa byinshi yakoze, ahubwo ubutwari bwe bushingiye mu kubyuka igihe yaguye akagarukira Imana. Niyo Zaburi ya 50 Dawudi asaba imbabazi, agatabaza imbabazi z'Imana. Nguko kwemera icyaha ugasaba n'imbabazi, ubwo nibwo butwari nyirizina. No muri iri somo barangije bagira bati, Uhoraho amukije ibyaha bye, amukomereza ububasha ubuziraherezo, amuha isezerano rya cyami n'intebe y'ikuzo muri Isiraheli. Amen. Ni koko bavandimwe, umugira neza wese agorerwa n'Imana, naho umugira nabi we arica, yarangiza kwica nawe akiyica, akiyahura. Kwiyahura burya ni ugusigira abantu umurage mubi, wa murage mubi uzatuma utazongera kwibukwa, banakwibuka bagakwibuka mu bagome, ukaba uri kuri liste y'abagome. Iyo liste babyeyi, bityo n'abana bacu bajya gusaba akazi hanyuma bakaba bakabura kubera umubyeyi wabo witwaye nabi, wasize inkuru mbi imusozi. Ubwashize twavuze ku byaha bibiri by'impanga bigendana bidasigana pe, n'ubusambanyi n'ubwicanyi. Buryo umaze gusambana ujye witegura ko no kwica byegereje. Mu gihe Dawidi turi kumurata ngo wubahiriza amategeko y'Imana, kumvise mu ivanjiri ya none uburyo Herode yahonyoye nkana
aya mategeko abiri, ubusambanyi no kwica. Ntuzice, ntuzasambane. None ari no kubyigamba, kwigamba ikibi ababyeyi twavuze. Ngaho umusore nyine twumvise haruguru ukora liste y'ingoma amaze gushenya akabyigamba kandi akanabitoza n'abandi. Yewe twumvise muri Evanjiri Herode ko yashenye urugo rwa murumuna we Filipo. Yohani yaramubuzaga ati ubujwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Amen. Herode ageze ku rugo rwo kwambura murumuna w'umugore we akamurenganya ngo kubera ububasha murusha. Harwo tugira amaboko ububasha tukabyitwaza, bityo tukambura abandi tukabambika ubusa kandi byabamba. Herode mu kurwana ku cyubahiro cye aho kwivuguruza yahisemo kwica Yohani Batista. Umuhanga yaravuze ati nta muntu umwe ushobora kwiyicira undi muntu kuko nyine ntiyabishobora kwica umuntu ari mu ishusho y'Imana. Bityo umuhanga yemeza ko kugira ngo umuntu umwe apfe hagombera abafatanyacyaha benshi, abazwi n'abatazwi, indirect ou direct. Dutangazwa n'abafatanyacyaha barondowe muri iyi Evanjiri bafatikanyije na Herode kwica Yohani Batista. Hari Herodi, Herodiya, umukobwa, umusirikare ngo Herode yatumye, abatumirwa, ibigegera by'umwami nako ibyegera bye, bose baje gutwikira iki cyaha cy'ubusambanyi. Bibereye kwa Herode bafatanya kwica, bityo birinze kubangamira umwami kugira ngo akomeze kwisanzura mu kibi babyeyi, kwisanzura mu busambanyi, mu bwicanyi. Ya mafuti y'umugabo uryama mu mafuti akarya mu mafuti. C'est ça la complicité dans le mal, ubufatanyacyaha. Nuko mu byo dukora tugahishira ukuri tuzi neza, tukicisha intwari ba Yohani Batista, babandi batubwiza ukuri. Euthanasie, avortement, kubahuhura. C'est ça la complicité dans le mal, gufatikanya mu cyaha. Nuko tugahishira ukuri tuzi neza, tukicisha ba Yohani Batista abari kuri iyi si. Euthanasie, avortement, guhuhura abagenzi bacu, guhura abasaza ndetse n'abakecuru, gukuramo inda, cyangwa ukaba wagira inama ugiye kuyikuramo, ukaba wamuyobora muri ibyo bikorwa bibi. Icyo gihe ukoze ibyo ngibyo uri kwifatikanya na Herode, nawe uri kwicisha aba Yohani Batista mu kwigamba ikibi, ukigamba ubusambanyi, ukigamba ubwicanyi. Muvandimwe wowe wibwira ko uhagaze uritonda utagwa. Gusambana bihamagara kwica, wabishaka utabishaka. Mukristo muvandimwe rero, niba hari ibyo watangiye, subiza inkota mu rwubati, nutabicikaho umenye ko ibindi biri hafi bikurikiye. Kwica biri hafi nabyo. Erega kwica ntabwo ari ugufata uburozi gusa, inkota, umuhoro, hari no gupfa uhagaze. Kandi byaba biraneze cyane. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umusore umwe yaje gukora mu rugo rw'umupfakazi wari ufite abakobwa batatu bagejeje ku kigero cyo gushinga urugo, n'undi umwe muto w'umuhererezi. Ubwo uyu mugabo muri uru rugo yakoraga icyo twakwita umuboyi, ariko agahora ameze nka bose w'urugo mu Kinyarwanda. Aho rero mu Kinyarwanda murashaka ko mbabwira ukuntu uyu mugabo nako wa musore yaje gufata ako gakobwa gato akagafata ku ngufu, minere. Nuko amaze kugafata ku ngufu bagashaka kumufunga, ariko nyina akabyitambikamo akabitwikira. Abantu bakibaza impamvu nyina ari gukomeza guhishira umunyacyaha, bakakomeza kubyibazaho. Ariko kubera ko byari byamenyekanye na benshi nka skandale nyine, icyaha kitishira kandi cyamenywe na benshi, nuko bamugabiza kugenda baramufunga. Yari yaratewe umupfakazi inda nkuko nyina yameze nka bose wa rwaruko. Igitangaje umugore agiye kubyara, wa mukobwa mukuru we nawe agira isoni zo kuvuga ko wa mugabo yamuteye inda, wa wundi ufunzwe. Nuko nawe igihe cyo kubyara kiragera arabyerura. Mu gihe gito abandi bakobwa babiri bari basigaye nabo batangira gutaka ngo indiri kubarya. Uko nyina yaravuye mu bitaro kubyara, agakurikirwa n'umukobwa we mukuru, n'undi agahakurikira, bose uwo mugabo yarabahetuye, utaratwaye inda gusa ari uwo muto. Kandi buri wese yakoraga ku buryo agenda bihishira, nta n'umwe uzi umubano afitanye na wa mugabo. Nuko bose nyine muri urugo bagiye kwisanga, bisanga bacigatiye impinja mu ntoki. Usibye nyine ako gahererezi nako bangije ku buryo bukomeye, karyamanye ibikomere n'ibikomere by'imbere. Babyeyi bagiye mu nkuru ifoto y'isoni uyu mubyeyi yaba afite ari imbere y'abakobwa be. Ese aracyashoboye kubahanura cyangwa yarabahanuye? Azahanura abakobwa be n'amayeri iki? Ese aba bana uko ari bane bavukiye muri uru rugo bapfana iki? Ese kumva ko umugabo ari umuboyi wabo nako umukozi wabo nibo bamunamuhembaga amafaranga, arangije babahemba icyaha nabo bamuhemba uburoko. Bazamugemurira bate rero? Kuri iyo foto bose bacigatiye indobo bagemuye n'abana mu mugongo ngo bagiye kubereka se muri prison. Aba bakobwa na nyina bazabaho bate? Bazatungwa n'iki mu rugo rwabo? N'aba bana bose bamaze gucigatira kandi bose baziye mu gihe kimwe. Ko se w'abana uburoko bumurembeje, nivugira ku buroko bw'icyaha, icyaha cy'ubusambanyi gihamagara icyaha cyo kwica. Ugapfa uhagaze, nguko gupfa uhagaze babyeyi, ukagenda warapfuye ukagenda uhagaze.
ukagenda warapfuye. Ese muntu ufunzwe uze kwibaza niba ufunzwe nka Yohani Batista bafunga azize ukuri n'ubutabera afite, cyangwa niba ufunzwe kubera ubuhemu bwawe, ibinyoma, kwica, kugambana, ubufatanyacyaha mu bya Herodi. Uze kwibaza. Bakristo bavandimwe no kwitonda, nk'uko abantu benshi bamara iminsi yabo ku isi bari gutondagura iyo nshinga yo guhemuka, guhemuza, guhemukira abandi, kwica abandi, nivugiraga cyane cyane kubica kuri roho, barangiza no kubangiza bagatangira bakabyigamba. Kwigamba ikibi ababyeyi ni ubuswa, ni ubucucu, ni ubugwari. Mu Kinyarwanda hamwe indahiro kwirahira wakugiriye neza uwakugabiye. Uti yampaye inka, data yampaye inka, ukamurata ukamutaka kuko nyine yakugiriye neza. Uyu niwe watwubakiye, uyu niwe waturihiye amashuri, uyu niwe wampaye imashini, uyu mukristo niwe wampaye mikrofone, uyu mukristo niwe wampaye kamera nkoresha buri munsi, bityo ubutumwa bw'Imana bukagera henshi. Ibyo mfite byose muri studio humura ni ibya kiliziya, ni impano z'abakristo, kugira ngo buri munsi ibagereho hajyamo imbaraga nyinshi nyine z'abagira neza. Uyu niwe waduhaye sonorisation ngo abakristo bumve neza ijambo ry'Imana mu kiliziya. Abo bose turabirahirira tukabataka kuko nyine batugiriye neza, bityo tukabasabira umugisha ku Mana ngo Imana ibakomeze, ndetse n'abapfuye Imana ibahiruko ridashira. Uyu niwe washyize intebe mu kiliziya, none turicara tukumva neza ijambo ry'Imana. Uyu niwe watubakiye umuryango remezo, uyu niwe waduhaye ibi dukoresha mu kiliziya n'ibindi byinshi abagira neza badahwema kudukorera, gukorera kiliziya. Mukristo nawe bakugiriye neza, ndetse n'izo ntwari zose. Uze gufata akanya nkamwe n'isiraki twumvise mu isomo rya mbere wirahira Dawudi ku butwari bwe, nawe ureba bakugiriye neza bose, ubavugire nka kanda kuramutsa Mariya, abariho ubasabira umugisha, abatakiriho ubasabira uruhuko ridashira ku Mana. Naho ureke abandi babahemu, ntukajye bagwiza mu mutima wawe wowe kubigana cyangwa kwigamba ikibi, kuko nta mahoro umunyabyaha, kandi nta muntu muzima ufatira urugero ku munyantege nke ko byananiye, ku muntu ubyica. Ahubwo dufatira urugero ku ntwari nka Dawudi, nka Yohani Batista, yewe nka Yezu ku musaraba twitangiye. Iyi ni intwari ikomeye, ya ntwari ishira ishinjagira igapfira ukuri. Nyagasani Yesu, aho nagiye nigamba ikibi ngusabye imbabazi, sinzasubira. Nkomeze buri munsi mfashe umugambi wo kwisubiraho, ndetse wo kugira neza buri munsi, kukubaha no kukubahisha mu bikorwa byanjye buri munsi. Amen. Urakoze Yesu. Mwese ushobora byose abaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko na Disiyasi wa Diyosesi Cyangugu.